Uheruka kurwana n'abarozi ryari? buri munsi n'ubu niriwe ndwana nabo. Umurozi wakugoye cyane n'uwuhe mu gihe kuva watanya kurwana n'abarozi? Nuwaje yiyambika isura y'umwana wanjye w'imfura. Oya. Akiyambika isura ya Chance, akaza yahindutse Chance angana na Chance, yarangiza akaza gukora ubuyobe bwiwe mu bana banjye, yarambangamiye, yarangoye ku buryo yarazaga akaba yakwicara muri saro, abamusanze muri saro bakagira ngo ni Chance kandi atari Chance. Na Chance nawe arabizi, hari igihe abaga yicaye muri saro ajya kubona akabona iruhande rwe hicaye undi muntu basaba ameze kimwe bareshya banangana. Akambwira ati ma tuzi ko iruhande rwanjye hicaye umuntu dusa tungana tumeze kimwe. Undi murozi unzengereza ni umurozi ukunda gutera abantu yiyambitse isura yanjye. Uwo murozi rero umva naramubwiye nti samahane kabisa, ngiye mbibona mwiyerekwa nkabona ko yambaye isura yanjye yagiye gutera umuntu runaka. Icyo gihe hari uburyo ngiye mpita nemeramo gupfa, nkahita ngira ubuzima niyambura kugira ngo ibyo bintu bitabaho ukuri. Nge ntago ndasengera Jackie usa na se Sharon Jackie nyawe, ntago yaza kuri kamera arwaye, nta nubwo araza kuri kamera, nanababwiye ko mutamutunga kamera. Uriya rero ntago ari Jackie nyawe nagiye gusura. Jackie wigeze umugiye igikoresho cyawe ukamutegeka cyane? Uwo Jackie muri kunzanira ngewe siwe nagiye gusura, si nawe nasenganye nawe, uwo nasenganye nawe yego suri uwo ngo bazanye kuri Karunda. Kuba mama Chance batangaza ati waroze Jackie, kuba mama Chance batangaza ngo urumurangi, bira bintu byabaye Imana yarabyemeye kugira ngo yego yereke isi ko ngiye mu buzima bwa Jackie ntahari, kuko mbaye mpari nta wamutunga kamera. Ariko papa buryohe na mama buryohe yego nta kintu upfa nabo uretse no kunyita umurozi, bemerewe kunyita ibyo bashaka mu gihe cyabo, bemerewe kuvuga ibyo bashaka, ariko ahubwo mbaza ngo nge niyita nde. Wowe wiyita nde? Umurozi ubwira abantu kwihana. No kuvuga ngo ubaye wararoze Jackie waba waramuroze neza kuko warugaga satani murimo. Nirukana. Ese wowe video ya Yamano ubwo warayibonye? Wagiye kubona umuntu akoresha video ya Yamano? Naga ari umwe kuko nabonaga ari igihe kimukoresheje ibyo. Ngiye numvaga aho gutaranayibonye. Oya nayohererejwe n'abantu bagera nko muri 5, ubona bumiwe induru ziri kuvuga abantu bo kuri imihanda bakunda byacitse. Ti mama Chance kabaye tabara dusenge, baza biyambitse ishusho yo gusenga. Nese habaye iki nkajya gufungura nkasanga nibyo nyine bisanzwe. Kona gwa video ya Yamano? Ako nagwa kugeza. Nifitiye abantu b'inkunda rubyina yego bikundira byacitse, bikundira kwirebera bambaye ubusa. Rero uwo wambara ubusa abafite abazashimisha bakishima. Bemera ibyo je adakora. Ariko nta gusanzwe jihad mu muhamagaro wanjye hano ku isi. Yego umugore agaragara nk'imbuto, umugabo wese akeneye ku meza y'ubuzima bwe ko hategurwa imbuto. Itunda exe y'umugore nibona nk'itunda. Tubigwe mu Kinyarwanda igitsina cy'umugore Bagiye kuvuga ibiki? Cy'umugore urwo rugingo rw'umugore ruri hagati y'amaguru, ari cyo gitsina uvuze nyine ukibonamo itunda. Iryo tunda bavuga ni iyo ngiriyo ry'umuryaho hagati y'amaguru bavugaga igiti cyari hagati imbabara w'injyana aho hantu. Gusa umuntu waba araryamanye n'umugore wa mbere ngo ni Satani, bati Satani niwe muntu wa mbere warongoye Eva bwambere. Kiriya gihe rero yakoze icyo bita kwigisha Eva. Umugabo ni nk'Imana yigendera, ntago uburyo Imana yaduhaye ku isi. Bijyana gute rero kugira ngo habeho umwuka w'ubusambanyi? Umwuka w'ubusambanyi utera umuntu yumve ko agomba gusambana. Nanjye ntegereje Adamu uzasinzira nkava mu rubavu rwe. Jewe iki si igihe cyo kugira ngo niyandarike irari ryanjye ndinyanyagize mu bagabo. Nituvuga umurozi rero ntugira izina ry'umuntu ugira ute uzana mugwiza, izina mugwiza uzwi mu bantu nka mugwiza. Umuntu yari yihindura wowe akaza agakora ikiganiro kuri YouTube atari wowe. Ibyo bintu niyo babikoze Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunze bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Mbibutse gukora subscribe kuri Mama Chance Official. Niho muzajya mubona Mama Chance ibiganiro byiwe bigiye bitandukanye ndetse n'ubutumwa butandukanye. Mama Chance ngo hayikaze. Murakoze bande. Umeze neza cyane. Hari abantu buryo batajya babona umusatsi wawe ufite agasatsi gake, kuki utajya wisukisha? Ko najya nisukisha? Naga itorero ryanjye sengeramo ibyo bintu byemewe, ariko nago hanini mbikora ndeka kubikora ku bw'itorero, ahubwo ndeka kubikora
kubw'amahitamo yanjye kuko kubwo kuronka Kristo hari ibyarinda muzanjye nemeye ko biba igihombo. nuko nigeze kumva ngo mu itorero baraguciye hitaga nibaza se ntabwo ahita uvuga utireka nawe wibereho ubuzima bwawe busanzwe. Ubwo mbaye nabikoraga kubera itorero baramutse banciye nyine nahita nkora ibyo biri mu mutima wanjye nagiyemo kubw'agahato k'itorero, ariko kuko mbikora kubw'amahitamo yanjye noneho bikaza bigahura n'amabwiriza y'itorero ryanjye baba baranciye cyangwa bataranciye ngiye mama shaso narindi we nkomeje kubawe. Uretse ko ibyo bintu n'ukubeshya banciriye hese ahubwo ibyo abantu bavuga ni by'abakozi ba Satani bifuza, ni nabyo Satani yifuza ko itorero ryanjye rinca. Baranca se mfitanye na bikihe kibazo? Ni ikibazo gikomeye. Ese usengera mu mashami? Sengera muri ADPR CGM. ADPR CGM. Niho sengera. Okay. Munsi umwe ariko mpaboneka gake akenshi mba nagiye ahantu hagiye hatandukanye kuko ubu muhamagaro wanjye uri kuntuma ahantu henshi cyane cyane mu madini agiye atandukanye. Iwacu mpaboneka gake nyine mu buryo bwo kugira ngo ntabura burundu. Tugiye kuganira rero, turaza kwiganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko turaza kuba twahera ku cy'abantu benshi bari kukwibazaho cyane ko abantu benshi bavugaga bati mama Chance yaratinye ntago azasubira kuri kamera ngo kuko wabaye ikize ngo warasebye. Ngo nasebye nteze? Ngo wasebejwe na Jackie uwo wasengeraga. Yaraje avuga ati burya ngo naje nasenganye nazanye umunyamasengesho ngo nsengere ngo nsanga wa muntu yitaga umunyamasengesho ngo akorana n'indi myuka. Ngewe rero reka nkubwize ukuri mbwira n'abadukurikirana baho ukuri nge nago ndasengera Jackie. Namwe ujye usengera Jackie? Ni ukuvuga ngo ubuzima twinjiranyemo bwo gusenga ni ubuzima busanzwe nkuko nawe yabikora nkuko n'abandi bose babikora. Jewe ntago ndasengana Jackie nkuko akazi ko gusenga mu mabwiriza yuko ngomba kwita ku muntu urwaye kugira ngo ahabwe ubuzima ntabyo ndakora. Ntabwo ujye usengana na Jackie? Nuvuga ngo gusenga biboneka mu byiciro bitandukanye. Hari ugusenga ugira ngo umuntu muri kumwe mubanze muryoherwe n'ibyo byiza byo gusenga. Kabiri hari ugusenga mushaka guhura n'Imana mu buryo bwo kwezwa. Hari ugusenga mushaka guhura n'Imana mu buryo bwo kuyereka ko muyikeneye kandi mwayibonye mu byo bita gushima. Rero gusenga guhindura ubuzima hako nari narigeze nkora kuko hari amabwiriza ngenderwaho antereka muri ibyo bihe byiza byo gusenga nyabyo Jackie yarakeneye kugira ngo ave ku gisasiro abe muzima. Ibyo rero nari ntarabikora. Kuki atari byo wahereyeho kugira ngo umusenyere? Ntabwo ari ngombwa kubera ko kugira ngo ugere hano hari urugendo wabanje gukora. Wabitekereje uhita wisanga hano? Wabanje gukora urugendo kugira ngo ugere hano. Rero no kugira ngo tugere kuri iyo ngingo yo gusenga guhindura ubuzima hari urugendo tubanza gukora mu bihe byiza byo gusenga. Ariyo mpamvu uwo bita Jackie yavuze ati ngo mwabaga muri gusenga ukagera ukamubaza ngo ariko nguri muntu ki kuko mbona ngo tutari guhura mu myuka nguri muntu ki? Usa na se Sharon Jackie nyawe ntago yaza kuri kamera arwaye. Nta nubwo araza kuri kamera nanababwiye ko mutamutunga kamera. Uriya rero ntago ari Jackie nyawe nagiye gusura. Ninde? Nta nubwo arusa na se Sharon. Ni uwo nguwo uko nguko abantu bamubona gutandukanye ngewe nuko Jackie mubona. Buriya ni imyuka mibi yari kumukoresha? Oya ntago ari imyuka mibi ahubwo kiriya ni igihe. Ni igihe. None se kuvuga ngo ko wivugiye ngo nta muntu watunga Jackie kamera ukanabishetera? Nta nubwo barayimutunga ntago babikora. Isi y'umwuka ya Jackie ntago byemewe ko Jackie atungwa kamera. Kandi yarakoze ikiganiro cyarebwe. Reka biriya ntago ari kwa mama Chance. Hariya ni kwa Buryohe. Kwa mama Chance rero nta munyamakuru wemerewe gutunga. Kwa mama Chance mu murimo wanzanye hano kuri izi mbuga nkoranyambaga no mu buzima busanzwe nta murwayi urwaye nka kuriya Jackie wemewe gutungwa kamera. Ibi ngibi bigomba kumva bagomba kubyumva niyo nta bivuga hari abandi babivuga. Ngiye kwikwereka kuri YouTube mweke ikiganiro Jackie yakoze kimaze kurebwa no mu magana. Icyo ndi kuvuga kirumvikana. Uwo Jackie batunze kamera ni Jackie kwa mama Buryohe na papa Buryohe. Ariko Jackie kwa mama Chance nta muntu wamutunga kamera ntibibaho ntibinashoboka kirazira kikaziririzwa. Ngiye kwibaza
umusore bita buri nguni ndetse na buri kantu, ubwo ni timu, ntabwo ari umusore, ni abasore babiri cyangwa abagabo babiri bakoze ikiganiro bababaye cyane, bati twagiye kureba Jackie ngo tumukorereshe ikiganiro cy'ubutabazi tumugezeho ngo umuntu uri kumusengera aramubwira ati, ahita amubwira ati senga, amaze kumubwira ngo senga ahita amubwira ati rero ukuntu gahunda zimeze ngo nta muntu wemere kugutunga kamera, abo bose nibageni. Birangira buri kana buri nguni batamukoresheje ikiganiro. Ndashaka kwibaza kubera iki Buryohe na mama Buryohe bakurushije imbaraga bakaba bakoresha Jackie ikiganiro? Oya, ntago bandushije imbaraga kandi nibyo bakoze sinabipfobya. Yego, buri muntu wese mu mahitamo yemerewe gukorana na Jackie ibyo ashaka mu kwemera kwa Jackie se cyangwa no mu mahitamo ya Jackie. Aka kanya ibyo papa Buryohe na mama Buryohe bakoze niba bitanga ubuzima kuri Jackie, ibi bintu byubahwe bihabwe n'agaciro, nta n'impamvu yo kubivogera. mu mboni zawubona nyine nta n'impamvu yo kubivogera. Okay, uwo buri nguni na buri kantu kuba barasanze hari umuntu uri kumusengera bakavuga nta muntu wemere gutunga Jackie kamera, bakabyumva bakabyumvira bakabireka, nabo muri ayo mahitamo yabo, yego, muri uko kwemera no muri ubwo bwumvikane bwabo na Jackie, ni ukuri nabyo byubahwe, nta mpamvu yo kuvogera. Noneho tugaruke kuri mama Chance rero, mu buzima bwa Jackie nawe wifuza ko akira. Ari Buryohe na mama Buryohe na papa Buryohe batwereka ko intego ari ukwifuza ko Jackie akira. Nyamara ari buri kantu na buri nguni nabo barifuza ko Jackie yakira, ndetse n'undi munyarwanda uwo ari we wese, kandi na mama Chance nibyo nifuza. Rero njyewe ntago mbayeho kubangamira amahitamo y'abandi se cyangwa amahitamo ya Jackie, ahubwo ngiye mu murongo ngenderwaho wanjye, mu myemerere yanjye n'indangagaciro na kirazira zanjye. Nta nubwo ari Jackie wenyine, umurwayi urwaye nka kuriya kwa Jackie, mu gihe byabaye ngombwa ko ninjira mu buzima ntago nakwemera ko bamutunga kamera, turenge no kumutunga kamera nibiri gukorerwaho. Ntago nemera ko bihabwa isi, turabihise se ngo biyimarire iki. Ikisi keneye nuko Jackie akira, ntago isi keneye ko bajya kuyibwira buri kantu kose kabaye kwa Jackie. Ese uko kuntu berekana buri kantu kabaye kwa Jackie, ko mwebwe muterekana buri kantu k'ubuzima bwanyu. Rero uko ngewe ndavuga nka mama Chance, uko numva ibyo bintu byambangamira niko numva no mu gihe ninjiye mu buzima bwa Jackie nabwo ibyo bintu bibangamye. Rero mu mahitamo ya Jackie yemerewe ko bamutunga kamera, mu mahitamo y'abamusura bamutunga kamera, ariko ngewe mama Chance mu buzima bwa Jackie mu murimo wanjye wabunjyanye nta munyamakuru wamutunga kamera. Uwo bita Jackie wati ngo wari waramugize igikoresho cye, niyo mpamvu yahisemo gukora ikiganiro kugira ngo erekane ko atari igikoresho cyawe, kuko ngo wari waramubuje kujya kuri kamera. Jackie wigeze umugiye igikoresho cyawe ukamutegeka cyane? None se umuntu ungana na Jackie ufite imyaka nk'iyo Jackie afite, ntago nge nemerewe kujya kumutegeka, ahubwo mubwira icyingenza n'amahame y'ibyo nsabwa gukora mu buzima bwe, wakaba yabyemera cyangwa akabyanga. Kuko umurwayi yarwaye yivuriza mu ivuriro ashaka, agahitamo umudokiteri ashaka. Rero mu mahitamo ya Jackie yemerewe kuza mu buzima bw'ubuvuzi mu mbaraga z'amasengesho akorana nanjye, cyangwa se akaba yajya aho ashaka. Rero ibyo ngibyo bivugwa, yaba ibyavuzwe nawe yaba ibivugwa n'abandi, ibyo nge si byo ndebaho, ahubwo icyo ndebaho nicyo ngomba gukora mu buzima bwa Jackie, yego, mu rukundo rw'Imana hagati yanjye na Jackie. Rero njyewe mu buzima bwa Jackie, uwo Jackie muri kunzanira, njyewe siwe nagiye gusura, si nawe nasenganye nawe turi mu rugendo rwo kugera kuri power yo kugira ngo akire. Uwo nasenganye nawe, yego, suri uwo ngo bazanye kuri kamera, uwo bazanye kuri kamera ni Jackie kwa papa Buryohe, ariko Jackie kwa mama Chance ntago yaza kuri kamera, nta nubwo yavuga ibyo muvuga yavuze. Jackie utaraza kuri kamera ni uwuhe rero? Jackie utaraza kuri kamera nuharanira uburenganzira bwe, yego, mu mahitamo ye yuko mu gihe umuntu arwaye atemerewe gutunga kamera, yego, uwo Jackie, yego, ni Jackie, yego, mu gihe ari kumwe na mama Chance, yego, baba bafite umurongo ngenderwaho umwe mu rukundo rw'ubumwe, yego, no kuzuzanya, bagahurira muri uwo murongo umwe, bagahamagara Imana muri urwo rukundo rumwe. Iyo habonetse rero ibintu bitandukanye, mama Chance nsabwa kwigirayo, kandi mu gihe nigiyeyo hari ibimenyetso bigomba kugaragaza ko nigiyeyo. Jackie ubwe yaza kubyivugira, byavugwa n'abandi, cyangwa se nge nkabyivugira.
hari ibimenyetso biba bigaragaza hari abantu rero bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye babikuvugaho sibyo aho bagendaga bavuga ngo nyine ngo ukoresha izindi mbaraga ibyo babivuzeho wabisobanuye ndetse bagenda bagaruka ku bintu wagiye utangaza sibyo ariko noneho Jackie wowe wigeze kuvuga ko ngo nta kintu wigeze urya iwabo mu rugo ariko Jackie avuga ati warazaga ngo ukarya ibiryo byabo ndetse ukanabifata ngo ukabijyana ngo ibyo bamuzaniye imbuto n'ibiki ngo ukabifata ngo ukabijyana ngo ukabimwaka ngo ujye kubifashisha batishoboye. Nakubwiye ko Jackie nagiye gusura Jackie twasenganye ntago yavuga ibyo ngibyo kuko ibyo bintu ni ikinyoma. Yego kandi mu ntambara ndi kurwana kuri iyi mihanda ukuri kuri guhangana n'ikinyoma. Jackie nge nagiye gusura Jackie ubaka kanya nifuriza ko akira Jackie twese twifuriza ko akira Jackie tutifuza ko ubuzima bwe buza kuri kamera muri uriya mubabara ari kubabazwa ntago ibyo yabivuga. Yego wigeze kuvuga uti Jackie kugira ngo akire arasabwa ibintu bibiri icya mbere ni ukwakira Yesu n'umukiza uravuga ati ikindi cya kabiri nzakivuga umunsi Jackie azaba yaje kuri kamera icyo kintu cya kabiri ni ikihe? Uko bivuze nkumva bijya gusa ariko nkumva ntibihura. Ni ukuvuga ngo navuze igihe cyo gukira kwa Jackie ariko kugira ngo agere muri hano hantu agomba gukirira kuri uyu munsi agomba gukiriraho hari urugendo agomba kugenda. Mvuga n'amahame aranga urwo rugendo yego ariyo mahame ari mu byiciro bibiri. Mvuga kimwe ko hari ibintu agomba kurekura agakizwa. Kabiri mvuga ko ikindi si ngombwa ko ngitangaza impamvu ntagitangaje nabonaga ko bishoboka ko yagisohokamo cyangwa akakigumamo. Mvuga yuko nibikunda cyangwa bikemera nge nzagitangaza se cyangwa we akitangariza. Byarangiye se icyo kintu agisohotsemo? Ntago ibyo bindeba nta nubwo ubaka kanya nemerewe kwinjira muri ibyo kuko ntibindeba kukubaka kanya ntago ubuzima bwa Jackie mburimo ngira ngo yaranabibatangarije. Uramusezereye? Byari ngombwa uko amahame n'amabwiriza mu gusenga kwanjye gukura umurwayi ku gisasiro ntago nabonaga ahamye. Byasabaga rero ko ngenda kandi mu kugenda kwanjye hakinjira abandi bantu Imana yagombaga kwemera ko bijya ku mugaragaro kugira ngo ejo hagize n'ikiba bitazanyitirirwa kuko iyi si dutuye noneho by'umwihariko izi mbuga dukorera byubatswe mu kinyoma. Ikinyoma baragikunda kuba mama Chance batangaza ati waroze Jackie kuba mama Chance batangaza ngo uri umurangi biriya bintu byabaye Imana yarabyemeye kugira ngo yego yereke isi ko ngiye mu buzima bwa Jackie ntahari kuko mbaye mpari nta wamutunga kamera. Yego ndibaza rero umunsi wa mbere ujya kubona ukabona Jackie yakoze ikiganiro wabyakiriye ute? Wari uri hehe ujya kubona kiriya kiganiro cya Jackie? Impamvu ntabitinzeho sinanabyiteho kuko urukundo nkunda Jackie nta cyaruhindura nta n'icyaruhungabanya. Ni urukundo rwihangana ni urukundo rubabarira mu gihe ndi kuvuga ibintu bitari byo ni urukundo rwitanga. Yego biriya ntago nabyitayeho kuko Jackie nyawe usa na se Sharon Jackie suriya nabonaga ahubwo biriya nabonaga ni igihe kibigomba gukorwa nabo bari gukorana. Yego ariko ngewe mu buzima bwa Jackie ibyo ntabyo nigeze mbona kuri kamera kuko navuze ko Jackie atagomba kuza kuri kamera. Biriya rero nabonaga ni ibitambuka nk'ibindi byose nk'uko bitambuka ku byo Satani yifuza ku buzima bwanjye cyangwa se ku buryo yego bushaka kugaragaza gutsindwa kwa Yesu wanjye kandi ngende umugore utajya utsindwa kuko uri muri nge ntago ajya atsindwa. Wigeze umuhamagara byibuza ngo umusezere mbwe ati sinzongera gukorana nawe sinzongera kugusengera ndabona wanengushye? Oya narwo ngiye kuvugana nawe ntago ibyo nabikora. Wongeye kuvugana nawe? Ntago nareka kuvugana nawe mu gihe bibaye ngombwa kuko ntacyo mpfa nawe turi mu rukundo rw'Imana ruduhuza. Igihe cyo gishobora kunshyira kure ye kubera ko ibisabwa bitakozwe cyangwa igihe kikamushyira kure bitewe n'amahitamo yiwe se cyangwa abo bari kumwe. Ariko nge mu rukundo ruba muri ngewe ari rwo rukundo narazwe n'Umwami Yesu Kristo uri muri nge. Jackie nta cyatuma tutavugana nta n'icyatuma tudasuhuzanya cyangwa ngo ubuzima bukomeze. Icyo gihe ndamutse ntamuvugishije cyangwa singume muri rwa rukundo ntago Yesu yaba akiri muri ngewe
haba hari izindi mbaraga nk'uko babivuga zaba ziri muri njye. Yesu uri muri njye ntiyangana, Yesu uri muri njye agukunda mu gihe wowe utamukunze, Yesu uri muri njye agukunda mu gihe wowe utabishaka, Yesu uri muri njye agukunda mu gihe cyose. Yego yego. Jackie mu minsi yashize yagize gutya Tuhita tunamuvaho ariko tuhita tumuvaho n'ikibazo n'undi cyane kuko nukomeza kumbaza kuri ntabwo Jackie ndi bumukubazeho n'ikibazo cyanyuma. Jackie ejo bundi yagize gutya arapostinga kuri statize amasitati atandukanye ati ari kuvuga ko ngo agiye gutangaza ngo umurozi ngo umuroga, agenda avuga ati yagiye postinga posti zitandukanye ati muvuna muheto naryamawe ngo aba ngarara ngo amuteze ibidayimoni by'iyo bikamubuza amahoro, ati wowe ushaka kungira ikimuga nabyibonye wa murozi we, ngo ushaka kunyica ushaka kungira umusazi ngo aro nabyibonye. Nyine yanditse ni comment ndende, ni post ndende, arimo aravuga ko agiye ngo kugaragaza ngo umurozi umuroga. Hashize akanya gatoya ahita akorana ikiganiro na Baburyohe bari kumvikanisha ko ari we ngo warugaga Jackie. Warabyumvisha? nabibonye bitambuka gutyo. Byakira ute kwitwa umurozi? Nakubwiye njyewe se umuntu wese afite uburenganzira bwo kunyita uko ashaka, umuntu wese afite uburenganzira bwo kumva uko ashaka, ariko njye mu rukundo rwanjye nkunda abatuye isi, kandi ntakunze uwankunze gusa, nkunda umuntu wese. Ndakomeje nta cinciye intege. Nababwiye yuko yego uwo Jackie siri kunyereka yuko ashobora kuba ari kumvuga nabi. Siwe Jackie njyewe mbona, Jackie mbona mu isi y'umwuka nusa na se Sharoni uryamye ku gisasiro ukeneye kubona Imana imugirira neza ikamukiza. Naho uwo nguwo muri kumbwira njye wo simbubona mubona mu rugendo rwanjye na Yesu wanjye utanga ubuzima, kubera ko umuntu yemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza we. Yego none ndi kugisoza icyo kintu, ariko mu kumva numva Buryohe ndetse na Jackie bagumye bashimangira bumvikanisha ko ngo ni wowe waroze Jackie. None se niba mvuze ko njyewe umuntu wese yemerewe kumva uko ashaka, yego kuryo bakwita umurozi ukabyihanganira, uburenganzira bwabo ngomba kubyihanganira kuko nge ntacyo mpfa na Buryohe. Icyo mpfa nacyo ni cyavugira muri papa Buryohe, yego mu mahitamo ye akaba yanita umurozi kandi ntari umurozi, ariko papa Buryohe na mama Buryohe yego nta kintu mpfa nabo, uretse no kunyita umurozi bemerewe kunyita ibyo bashaka mu gihe cyabo, bemerewe kuvuga ibyo bashaka, ariko ahubwo mbaza ngo nge niyita nde? Wowe wiyita nde? Nge ndi umukozi w'Imana, ndi umugeni wa Kristo. Uwo murozi rero ubwiriza abantu kwihana kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, abaho ubuzima hari uburwayi. Nge ndumva uwo murozi ntacyo atwaye. Wari kumbwira ati ngo abantu turi kuvuga ku bantu bakwita ngo umurozi. Wari kuvuga ngo abantu wishime ko abantu bakwita umurozi? Ntago abantu banyita umurozi, urumva? Ntago nge ndi umurozi, sinzigera mba n'umurozi, ariko umurozi ubwira abantu kwihana, guhakarukira Yesu no guhindukirira Yesu, uwo murozi ntacyo atwaye, kuko aba ari kuroga Satani gusohoka mu bantu. Uwo murozi ntacyo atwaye. No kuvuga ngo ubaye wararoze Jackie waba waramuroze neza kuko warugaga Satani murimo. Nirukana ngo nambaye ubaye wararoze Jackie waba waramuroze neza kuko wirukanaga Satani murimo. Agushaka kongera kuvuga kuri Jackie kuko bakakanya mfite umubabaro n'agahinda kuba Jackie akibabara kiribwa atarabasha kugaruka mu buzima nk'ubw'abandi. Yego rero mbabarira ntongere reka tumuveho twiganirire ku buzima buri hano hanze. Impamvu mumuzana mu itangazamakuru, Imana imbabarire kuba mukubajijeho rwose, ubundi mwakombye kumuzana mu itangazamakuru mumushakira affection y'abamwita. Yego ibyo nibyo Jackie akeneye mu buzima bwe, naho ibyo by'ubuzima bwe n'ibiki byose ibyo bintu boya ibyo ni ibye ku giti cye. Yego Jackie reka tumuveho wongere kumumbaza. Buryohe yifuje ko mwakorana ikiganiro nawe rekane kumukubazaho. Uwo bita Jihadi ejo bundi yaravuze ati munuke mukora icyo mushaka cyose, ariko umuntu wongera kuvuga ku nda ya Yesu ni nge nawe. We na Jihadi ni cye kintu kibahuje? Aha ngewe Jihadi uretse kumubona kuriya ku mbuga nkoranyambaga nukuri sina namuzi, yego ariko nakubwiye ko umuntu wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka mu mahitamo ye. Niba mu mahitamo ye yarahisemo kubivuga uko, nuko Imana yabishimye nta nicyo nabihira. Wemera ibyo Jihad akora? Wemera ibyo Jihad akora? Ariko ntago usanzwe
jihad mu muhamagaro wanjye wa hano ku isi yego sabwa kumukunda nkuko nakunda abandi bose yego ariko naho imikorere ye mu mahitamo ye ibyo nibyo yahisemo nge ntacyo nshinzwe nta n'ikindeba shaba mwita umutinganyi abo nabamwituko mu mahitamo yabo no mu burenganzira bwabo urumva rero wiza n'amahitamo y'abandi yuko bamwita ngo nanjye uze gushaka amarangamutima yanjye yuko mwita yego mwita ikiremwa cy'Imana umuntu w'Imana ukeneye kugirirwa neza n'Imana kuri iyi mihanda yaje ngo ahure n'abamukunda ahure n'urukundo rw'Imana ahure n'Imana wa mahirwe nagwa amusengera akaba yahinduka twe no kubigomaho nawe reka nge nakugekone nifite utubazo dutatu ntabwo nashaka kukubaza ibintu byinshi ko bari kunyita umurozi nuko ndi umurozi ntabwo uri umurozi none se nyine kuri iyi mihanda abantu bafite uburenganzira bwo kwita uko ushaka ahubwo wowe wiyita nde ubu icyo dukeneye kumenya ko jihad yiyita yego ese jihad yiyita nde ahubwo wowe wiyita ese njyewe mwita nde bakakanya nicyo abantu bakeneye kumva ahubwo wiyita nde njyewe niyita umukozi w'Imana umugeni wa Kristo uyu jihad yarwanyije ko uriya mukobwa arwaza agakira ntabwo babyishimiye niyo mpamvu abantu benshi bamunenga wanze ko tumuvugaho reka tumuveho mite nwibariza no oya reka twikore ikiganiro cy'inyigisho uko nuko kumubeshyera yego jihad mu bumana ajya avuga ati uriya oya jihad aravuga ati akira ejo bundi yarivugiye ati wowe uri kurata ngo ugiye gupfa ngo genda upfe ngo nugera ugasanga niwe wenyine wapfuye uzagaruke niko yivugiye ni mwumvisha amajwi ari kubivuga ntabwo njye nkurikirana imbuga nkoranyambaga ibintu abantu bakora niko yivugiye gusa ndagusabye mbabarira tubaveho nkure mu by'abantu bavuga abo ngabo tubaveho umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ku muntu yego ahubwo ngiye mama chance uwo muntu mbajije ndamuvugaho iki urumva yego uwo muntu umbajije ndamuvugaho iki icyo mvuga ku muntu wese ntarobanuye ku butoni nuko ahura n'Imana mu rukundo rw'Imana mu cyubahiro cy'Imana mu mahirwe Imana itanga hano ku isi kandi umuntu wese aba afite uko azahura n'Imana mu mahitamo ye yego mama sha noneho reka tuve muri ibyo bibazo bya bindi abantu bita amatiku cyane ko wowe utayabarizwamo ahubwo noneho dukora ikiganiro twigisha nese kucyuzi ko amatiku arangiza ukayanzanamo biba byacitse ubwo ushaka kuntura mu matiku ntabwo mba nyagushyizemo mba ngira ngo ugire uruhande utanga ku byo bakuvuzeho kuko ntabwo ndaza mubaza ikintu abandi bantu batarakubazaho sibyo ahubwo reka tujye kandi tuba dukuye abantu murungabangabo nta nicyo babinatwaye nta kintu babitwaye ahubwo noneho uramutse ucecetse nkuko babivuze ngo abantu baravuze ngo waratsinzwe ngo waratinye ntinye iki nge ntinya satani ntabwo atinya satani nge ntinya ibindwanya nge ndi umugore utajya utsindwa kuko uri muri nge ntashobora gutsindwa igihe cyose ikinyoma n'urwango yego ntabwo nigeze mbona bitsinda ahubwo ukuri n'urukundo yego biba byiteguye gutsinda ikinyoma n'urwango kandi niteguye kubabarira umuntu wese yego wanyiyereka mu shusho y'urwango cyangwa se wanyiyereka mu shusho y'ikinyoma kuko uyu muntu nimuhata urukundo nkamuhata ukuri yizeye intsinzi yego koresha misali mu kiganiro yego okay noneho reka noneho tuhite twigira mu nyigisho z'umunsi uyu munsi rero tugiye kwiga hari igihe nkunda kuvuga kumva uri kuvuga nkumva uvuze ngo ijambo agatunda ngo bareya ngo bakobwa ngo agatunda kabo ari nabo byakomoye ngo kunda ya Yesu ubundi ngiye nshaka gusobanukirwa ubundi iyo bavuze agatunda baba bari kuvuga kaki hari reka tuvuge itunda kubera ko impamvu ngo baje agatunda bigiye gutuma dusubira muri Adamu na Eva buriya baravuze ngo Adamu na Eva ngo kera ngo basanze ngo Yesu ngo Adamu ngo basanze ngo Eva ari itunda itunda bavugaga muri Edeni ryari riri umugore mu isi y'umwuka agaragara nk'imbuto imbuto ziteguye ku meza y'umugabo ni ukuvuga ngo umugabo yego wese akeneye ku meza y'ubuzima bwe ko hategurwa imbuto hari abagore bashobora kugaragara nk'ayo matunda abandi nk'imyembe abandi nka zavoka hari n'umugore uboneka muri izo mbuto zose ariko icyo nifuriza umugore wese kuko umukobwa wese ni umugore nk'uko umugore wese nawe yaciye muri ubwo bukobwa ndakwifuriza wa mukobwa we kuzaba imbuto z'umugabo wawe ndakwifuriza wa mugore we kuzaba imbuto z'umugabo wawe impamvu rero nakoresheje itunda yego
itunda kwihishurirwa nagize ku itunda sexe y'umugore Yego. njye mu isi y'umwuka nyibona nk'itunda yego tubibwe mu kinyarwanda igitsina cy'umugore warugiye kuvuga ibiki eh warugiye kuvuga ibiki tubivuge mu nuko waruvuze mu kimi cy'amahanga yego igitsina cy'umugore urwo rugingo rw'umugore ruri hagati y'amaguru aricyo gitsina uvuze nyine ukibonamo itunda njye mbibona mu isi y'umwuka nk'itunda kubera iki gute ntago mbizi nuko mbibona iyo ukirebye ubona ari nk'itunda n'utuderanje okay none njyewe ndimo ndagira ngo noneho nkubaze noneho waruvuze ngo ukibonamo itunda kuki muri Bibiliya banditse ngo Adamu ngo yasanze Eva yariye kwitunda ngo Satani yabanje ngo Satani yarajereka ngo yumvisha ngo Eva uburyohe bw'itunda ngo Eva itabona ko ngo nyine ngo uburyohe akwiye gushyira umugabo we iryo tunda bavuga ni iyo ngiryo ry'umuryaho hagati y'amaguru bavugaga yego igiti cyari hagati imbabara w'injyana aho hantu oya ariko nuko ninde kwisobanuza yego nibyo bavuga reka tuba turi gusobanuza ijambo ry'Imana yego nibyo igiti cyari hagati ubwo ni itunda ry'umugore ubwo rero hari umuntu ejobundi wanditse ati ngo se umuntu waba wararyamanye n'umugore wa mbere ngo ni Satani Satani ni umwuka bati Satani niwe muntu wa mbere warongoye Eva bwa mbere oya Satani se afite ububasha ku muntu ate ku buryo ashobora gukora icyo kintu niyo agiye kubikora abikora mu buryo bw'umwuka kuko nawe ni umwuka none iyo ashaka kubikora mu buzima bwa muntu yinjira mu muntu agakoresha umuntu ariko Satani ntashobora kwinjirira ririya tunda ahubwo ashobora gushuka ufite iryo tunda akamukoresha ibidakwiye ariko noneho umunsi ngo Eva abimenya ngo yaragiye ngo abwira Adamu ati ngo hari uburyohe twari twarahishwe aragenda anamwereka ko Satani ngo muri Bibiliya byanditse ko iyi Satani ari we weretse Eva iryo tunda anamwumvisha n'uburyohe bwaryo Satani akora ikintu bita kubwiriza arakubwiriza wakwemera kinjira wahakana ntiyinjire kiriya gihe rero yakoze icyo bita kwigisha Eva agira inyigisho n'ibibwiriza buri aranahanura aranashumba iyi mihamagaro uko ari 5 twahamagariwe mu isi niyo mihamagara akoreramo nta handi hantu akorera ariko iyo mihamagara akayikoramo nk'inzerere zidafite aho ituye ni umwuka rero we yasanze Eva muri Edeni kubera ubuzima bari bibereyemo ababazwa nabwo kuko Adamu yari yamaze guhabwa ubutware bwo kuyobora Edeni amaze kubona hawe umufasha Satani abona yuko hari inyigisho akwiye kujya guha Eva niyo mpamvu mu buzima bwa none Satani kugira ngo agere ku cyo ashaka kugeraho anyura ku mugore biroroshye kunyura ku mugore iyo yabashije gufatisha umugore n'umugabo burya aba yamubonye kuko Satani atinya abagabo cyane nawe nigeze kumva wajyaga wigisha ibiganiro bijyanye n'imyororokere kigisha abantu uburyo bagomba kuba indaya ku bagabo bawo niko wivugiye ubundi umugabo atabonye umugore ni nta makemwa ni umugabo ni nk'Imana yigendera umugore rero mbega ari hafi y'ibirindiro by'aho Satani arwanira biroroshye cyane kubona umugabo Satani anyuze ku mugore ariko nanone Imana ishaka kubaka ubwami bwayo yifashisha umugore kuko izi ko kunesha kose kuri mu mugore yego Ruma nangize ngo nsobanukirwe numve iryo tunda ryariweho ni iryande ni iryo ngiryo nyine ryariweho abantu bavuga ngo agatunda bajyaga babyibazaho nyine Satani yamaze guhishura ibyari bihishwe Eva amaze kumenya ubwo bwenge aragenda ashyira umugabo none se yari gushyira nde wundi bari babiri bonyine yagombaga gushyira Adamu ariko bari baragoswe ibiki ubwo buryohe bw'itunda yego Yesu reka rero mubwire urumva uretse ibishuko Satani agira ntago uburyohe Imana yaduhaye ku isi ari iryo tunda kuko ririya tunda ritari mu rukundo yego nta kintu kibi nka ririya tunda nta kintu kibi nka ririya tunda nuvuga ngo ikintu cyose muri iyi si kiryohe iyo kiri mu rukundo ntago uburyohe rero Imana yaduhaye muri iyi si ari ririya tunda gusa ririya tunda buriya yego kugira ngo riryohe nuko mu gifu hari ikiba kirimo nuko ubuhumeka
yego kuki abantu uyu mwuka yego rero twiha agaciro cyane rya tunda Yego. ahubwo duha agaciro uyu mwuka twahawe uyobowe n'iki Yego. uyobowe n'urukundo kuko tuzi neza ko hari abarya ariya matunda bayobowe n'urwango Yego. aba rero barya ariya matunda bayobowe n'urwango ba nyiri amatunda babasigira ibikomere Yego. by'umubabaro umuntu watanze itunda akaritanga akarihereza uyobowe n'umwuka w'urwango ubabitse igikomere cy'itunda rye yego ariko umuntu watanze ririya tunda Yego. akarihereza umuntu uri mu mwuka w'urukundo uwo yararyohewe yego kuki abantu babizimiza se muri Bibiliya naho bikabijimije niba byandike neza kandi hari naho iyo twinjiye muri Bibiliya hari uyituza akahita ateranga imitoma ntabwo nzi Bibiliya cyane ndumva hari aho noneho babigerura cyane muri Bibiliya ariko kuki hari mu itangiro ho babizimiza ntibumvikanishe ko iryo tunda ari uko baryamanye kandi noneho kuryamana abantu bahita bumva ko kuryamana ari ikize impamvu itangiriro ribizimiza ntabwo itangiriro ryawe ari amatunda itangiriro ni ubwami bwawe bw'uwuriwe ku isi kuko ntago ubwami bwawe ku isi itunda riza ku munota wa nyuma kuko niyo Satani atagendera Adamu na Eva bari kubaho mu byishimo muri Edeni bakabyara bate bakororoka bate kubera ko byose bibaho kubw'umugambi w'Imana Imana yarabyemeye biraba kuko buriya na Satani yari kuturwanya twebwe abatuye mu bwami bw'Imana Yego. Imana iba yabyemeye kugira ngo isohoze icyubahiro cyayo mu bantu rero na buri Imana yarabyemeye kuko mu bubasha ifite yari ifite ububasha bwo guhagarika Satani ntabavogere yarabyemeye rero kugira ngo umugore azabyara ababaye icyubahiro cy'Imana aho kihaboneke kugira ngo Adamu nawe azarye yuhashisha kuya icyubahiro cy'Imana kiboneke Yego. muri ubu bwami bwa muntu rero muri Edeni Imana ifite ububasha bwo guhagarika Satani ntatwinjirire cyangwa ikabyemera akatwinjirira kugira ngo igaragaze gutsindwa kwe Satani we yarazi ko Adamu na Eva agiye kubihererana Yego. muri ibyo yababwiye asanga habitsemo icyubahiro cy'Imana cyo kugwira tukororoka natwe tukaba turiho rero hari igihe yereka Imana ko bwa bwenge cya kimwe cya kabiri yamanukanye cy'ubwenge bw'Imana Yego. azatsinda Imana yacu ntitsindwa rero mu bubi yamanukanye bwo kwica no kurimbura buriya yarazi ko Adamu na Eva barangije kumbe ntakamenye ko ariho Imana igiye kunyura itanga umusaruro w'ibiremwa by'abantu Yego. kuvuga ngo no mu mikorere ya Satani Imana yiteguye kuhanyura ikihesha icyubahiro ku muntu yaremye umuntu Imana yaremye ntihakagire umuciraho iteka n'abariya bita ko ari abanyabyaha Yego. hariya habitse icyubahiro cy'Imana mu gihe basobanukirwa ukuri ubwo buntu twahawe nabo bakabubona bagakizwa rero nta muntu wemerewe guciraho umuntu iteka agihumeka uyu mwuka Yego. w'abazima rero umuntu wese agihumeka ubumana burashoboka kuri we kuba ibintu byagira gute byahinduka bigenda gute rero kugira ngo habeho umwuka w'ubusambanyi umwuka w'ubusambanyi utera umuntu yumve ko agomba gusambana buriya rero Imana yigeze yampishurira impishurira ibi byiciro bine by'urukundo twiga mu ishuri tunazi bibaho Yego. urukundo rw'Imana urwa kibyeyi urwa kivandimwe hari urundi n'uruhe urukundo rw'Imana rwa kibyeyi rwa kivandimwe reka nivugire kuri izi eshatu nta kibazo n'urw'abana b'Imana nyine. yego ni ukuvuga ngo izi nkundo uko ari enye nizo twiga mu ishuri ariko uru rukundo Yego. duhere ku rw'Imana hari uduce dutanu tugize uru rukundo ariko tuza tugasanga n'urukundo rwa kibyeyi rukaza rugasanga urukundo rwa kivandimwe utwo duce tukaza tugasanga urukundo rw'abana b'Imana Yego. utu duce Mikoro bimeze neza, yego. habonekamo agace kitwa kwikunda ni ukuvuga ngo umuntu waremwe yego yego waremwe uyu muntu agendana irari yego iri rari rero umuntu wese waremwe ufite ubuzima bwuzuye Yego. agendanira irari rero uyu muntu yego Imana imurema yavuganye nawe yego mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 iramubwira ngo muntu inama yari yabaye mu ijuru Yego. tuguhaye ubutware bwo gutegeka isi ugategeka ibikururuka Yego. amafi yo mu nyanja ndetse n'amatungo Yego. reka nivugire uyu mubiri umuntu arawutunze umuntu usuye utubona Yego. umuntu n'uw'imbere rero Imana yahaye umuntu gutegeka amatungo Yego. reka mbare ko mu gihe utaragira ibyo utunga umubiri wawe urawutunze nibwo butunzi ufite yego Imana yaguhaye uzana hano ku isi ibindi ni ibigenda biza abana uzabyara yego umugore uzashaka ukamutunga biranashoboka ko n'umugabo yagutunga yego Yego. ariko wowe muntu iri rari riba muri wowe irari si iry'ubusambanyi gusa umuntu yaremanywe irari ryo kurarikira
iby'umubiri ukeneye Yego. n'ibituye iyi si rero umuntu asabwa mu butware Yego. gutegeka irari iyo irari ryakuyoboye uba Yego. wabaye umugaragu w'ibihe rero ntago dukwiye kuba abagaragu b'ibihe Yego. wenda uri umusore ugeze mu gihe cy'ubugimbi igihe cy'uburumbuke mukobwa Yego. oya uburumbuke bwigutegeka bwira uburumbuke ngo sindashaka Yego. bwira uburumbuke ngo ngewe iki si igihe cyo kugira ngo niyandarike irari ryanjye ndinyanyagize mu bagabo Yego. musore bwira bwira ubugimbi bwawe ngo iki si igihe cyo kugira ngo niyandarike mu bakobwa Yego. nk'uko imana yahaye adamu Yego. umugore uva mu rubavu rwe nanjye ntegereje eva uzava mu rubavu rwanjye nanjye ntegereje adamu uzasinzira nkava mu rubavu rwe Yego. rero igihe cyose irari ryakuyoboye ukumva urashaka gusambasambana Yego. uba wabaye umugaragu w'ibihe ntabwo uba ukiri umutware w'ubuzima bwawe kandi si n'irari ry'ubusambanyi gusa Yego. hari n'ababa bafite irari ry'amafaranga ugasanga umuntu amafaranga aramuyoboye aho kugira ngo ayayobore Yego. ugasanga umuntu ayobowe n'iby'isi aho kugira ngo abiyobore rero igihe cyose iby'isi irari Yego. ry'iby'isi ryakuyoboye irari rya sexe yawe ryakuyoboye irari ryo kwirata uko usa n'uko umeze byakuyoboye amarari ni menshi ntabwo irari ry'ubusambanyi Yego. gusa ariko buri wese aba afite ibimuganza hari abaganzwa n'ubwo amarari y'ubusambanyi hari abaganzwa n'amarari y'iby'isi hari Yego. abaganzwa n'amarari y'ubwiza hari abaganzwa n'amarari y'imiryango Yego. umuntu akumva afite irari nyine ryo kwirata imiryango se cyangwa mbega amarari ni menshi amarari yo kwirata amashuri Yego. n'ibindi byinshi rero ntago dukwiye kuganzwa n'irari ahubwo irari tukwiye kuritereka kuko twebwe abantu Yego. tuvukana kwifuza tuvukana irari Yego. kandi turenda turipfana Yego. icyo dusabwa ni ukubitegeka Yego, turinda turipfana. Yego. Impamvu nkubashije rero kuri iki kintu ngo bigenda bite kugira ngo umwuka w'ubusambanyi ujye ku muntu nuko mu minsi yashize nagiye kubona mbona umwana w'umusore w'umuhungu ukiri mutoya abahanzi bamwita Yamano sinzi nimba umuzi ngiye kubona mbona video arimo arasambana iriya video waba warayibonye sinakwiye ko ntajya nkunda kujya ku mbuga nkoranyambaga mbona bingeraho gutyo nkitambukira ariko waba warabonye iti ngo Yamano babyumva babivuga okay ni ukuvuga ngo uko Eva Satani yamusanze Yego. akamwereka icyo gukora tuba dufite amajwi yongorera abantu mu buryo bw'inyigisho n'ivugabutumwa rya Satani yongorera abantu icyo gukora ariko ikibazo si icyo gukora ahubwo ikibazo ni ukumenya igihe ibyo bintu bikoramo Yego. n'aho ubikorera yego n'ababibona Yego. iyo ufashe ibintu mugomba gukora muri babiri Yego. ukabituzanira urumva haba habayeho kurengera hari ibikorwa bya babiri hari ibikorwa bya wenyine hari n'ibikorwa bya rusange Yego. rero izi ngingo uko ari ebyiri uko ubona tuzambika tukazihisha niko n'ibikorwa byazo bigomba guhishwa Yego. ingingo zigaragara tutambika n'ibikorwa byazo bikorerwa ahagaragara iyo wafashe ingingo zigaragara zitambikwa ibikorwa byazo ukajya kubihisha ni ikibazo gikomeye Yego. niyo wafashe ingingo zambikwa ukajya kuzishyira ahagaragara icyo ni ikibazo gikomeye rero Satani abereyeho kunyuranya yego agafata ibyari umwera akabihindura umukara Yego. agafata ibyera akabihindura umwijima agafata umucyo akawuhindura mbega ibye ni ukuvangavanga Yego. rero nta mpamvu yo kumuciraho iteka mu mahitamo yahisemo ibyo yego ariko muri kino gihe yahisemo ibyo ariko Yego. ntituzaho imbere ibyo azahitamo nk'uko ashobora kuba yarakoze ibyo Yego. nawe hari ibindi ukora bigucira iki urubanza Yego. ahubwo niba ubonye akoze ibyo mwebwe mubona ko bitemewe Yego. yego mwakora iki kugira ngo ibyo bintu wenda atazongera kubikora ariko kumuciraho iteka ese twebwe ibyo dukora Yego. kuki tuticira iteka kuko ni byinshi dukora Yego. bitemewe ese wowe video ya Yamano ubwo warayibonye nabyumvishe bitambuka gutyo buriya ngiye sinjya ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu mfite kuri WhatsApp nibo bampaye makuru njya kubona nkabona umuntu utima amashanse we tikabaye byakomeye ati nk'ibi bintu urabivugaho iki mbega mwebwe mujya kumbaza abanyamakuru Yego. abantu mfite kuri WhatsApp bambajije ibibazo ntafitiye ibisubizo bamwe nkanabihorera kuko mbona igihe atari icyo cyo wagiye kubona ubona umuntu mwebwe rero mwaje kumbaza kuri uwo muntu uri kuvuga ntashaka kuvuga izina rye ndatekereza uyu munyamakuru ababereye umuvugizi igisubizo twakibahaye yego nta mpamvu nta comment nta n'icyabaye biriya ni ibisanzwe muri ubu bwami bwa muntu umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka wagiye kubona ubona umuntu akoresha video ya Yamano ntago ari umwe ngewe kuri WhatsApp yanjye urumva abantu banyandikira harimo abaceceka Yego. baba barigize abakirisitu badashaka kugaragara
bikagaragara ko n'ibibera hanze aha batabibamo kandi babibamo. Yego. Hari n'abantu banyisanzuraho buri kibazo cyose agize akirukanka aza kumbaza. Yego. Ibyo byiciro ndabifite kuri WhatsApp. Hari uwo mpita nsubiza direct, hari uwo mbika mu gihe kuko mba nzi ko itangazamakuru rishobora kubimbaza. Yego. Yego, ibyo babonye kuri zino mbuga nkoranyambaga nkaceceka nkabanzi yuko hari igihe ibyo bintu nzabibazwaho nkabisubiriza muri rusange, kuko ntago abantu bose wajya kubasubiza ikintu kimwe kandi bari kubaza ikintu kimwe. Ibyo babyita guta umwanya, kandi ushobora gufata umwanya bose ukabasubiriza Yego. rimwe. Yego, nanjye ni mpamvu nayo mbikubajeho, kuko ubu uri umukozi w'Imana uko byagenda kose urabibona, ariko hari icyo biba byigisha mu isi y'umwuka nk'uko bivuga. Niyo mpamvu navuze ati ubu wagiye ubona abantu nka bangahe bakoresha video ya Yamano bati birabivuga iki birabivuga hiki, urangije urayireba. Nako bumiwe. Okay, nararebye nyine ndumirwa. Ariko mbifata nyine nk'ibitambuka, kuko nabonaga ari igihe kimukoresheje ibyo hakwire no kubitindaho, kuko niyo mahitamo ye. Nako byako Umuntu wese yemerewe gukora ibyo ashaka, ariko nanone tumenye neza ko igihugu cyacu hari ibintu ushobora gukora bigahinduka nk'amakosa ushobora guhanirwa. Rero dukwiye kwirinda ibintu bishobora kubangamira sosiyete ndetse bikahabangamira n'amahame n'amabwiriza y'igihugu cyacu. Basore bakobwa, ni byiza ko mba mu mudendezo w'uburenganzira bwanyu, ariko twirinde kurengera. Yego. Ira video ntabwo yakugushije nk'umukozi w'Imana koko? Oya, nta kintu byambwiye, nta birenze, nta cyabaye. Ni ibintu bisanzwe. Njye numvaga aho gutaranayibonye. Oya, nayohererejwe n'abantu bagera nko muri 5. Ubona bumiwe induru ziri kuvuga, abantu bo kuri iyi mihanda bakunda byacitse. Yego. Ni abantu bake nshobora kubona bashobora gufata ikibwiriza cyahinduye abantu benshi bakagisharing ngo bakinyoherereze. Ariko iyo hagize icyabaye njya kuri WhatsApp nkasanga nk'abantu 5 Mama Chance kabaye tabara dusenge, baza biyambitse ishusho yo gusenga. Nese habaye iki, nkajya gufungura nkasanga nibyo nyine bisanzwe. Kona gwa video ya Yamano. Nukuri sindabona umuntu. Cyokoza hari abo njya mbona, ukabona umuntu anyoherereje nk'umuririmbyi uri kuririmba, umubwiriza uri kubwiriza, ariko ndakubwiza ukuri abo nibo bake. Nifitiye abantu b'inkunda rubyina, yego, bikundira byacitse, bikundira kwirebera bambaye ubusa, noneho kugira ngo ubwo ngo babaje ngo kunyereka nyine. Kandi abo bantu ndabakunda, burangiye nkunda umuntu mbwiza ukuri. Umuntu nyiyoberanya haramvuna. Ati Mama Chance byacitse byakomeye. Ati reba Yamano dore. Reba isi yashaje dusenge. Utaje avuga ko isi yashaje irimbutse, akavuga ati Mama Chance dusenge. Baza mbega bari mu kwera kw'Imana, ariko kumva bafashijwe bishimye baryohewe nabyo. Rero uwo wambara ubusa abafite abazashimisha bakishimye. None ko badasharinga ibibwiriza ngo basharinga umumama wambaye neza wiyambitse, basharinga umupapa wambaye neza wambaye ibyubashye, bagasharinga uwambaye ubusa cyangwa werekanye ibyo bintu. Kigaragara abantu bo kuri imihanda bakunda byacitse. Ubwo rero uwo Yamano yabahaye nyine ibyo bakeneye, barishima baraseka baranezerwa, nta mpamvu yo kumuciraho iteka. Baramuseka ariko baranishimye. Yego. Ntabwo ari ibintu byaguteye agahinda kujya kubona ukabona uriya mwana aracyari mutoya ari kumwe n'undi mukobwa bari kuryamana mu buriri. Bira bintu na warabihu nyine ukajya kubona none ukabona abantu bari kubikohereza n'abantu wita abakozi b'Imana. Ntabwo byaguteye agahinda kuri rwego. Ntabwo kuri telefone mfite abakozi b'Imana gusa, mfite n'abantu bibera mu Mana, ibibazo byaje, ibibazo byarangira bakayisohokamo. Urumva? Mfite rero n'abahora mu Mana bitirizo ryo zina ry'Imana kandi ari abapagani rwimbi. Noneho nifitiye n'ababa mu Mana mu bihe byose. Rero izo ngeri zose tuba tuzifite kuri WhatsApp, urareba ukumirwa. Noneho ikintu ngiye mbona nkahita mbwira Imana, ndavuga nti n'uyu n'uwawe hari icyo wakora. Niba twiyeretse isari muri kino gikorwa cya rwihishwa, ndagusabye Mana ubutaha ibintu ntibizasubira. Shavuze icyo kintu mpita nshima Imana, nsigaye nkunda kubona umbare mugarukeho, nsigaye nkunda kubona Jackie yarakijijwe cyane. Bitewe n'ukuntu arapostinga cyane Imana, ashima Imana, biriya bintu nawe subishima. Biriya nibyo twese urubyiruko tuba dukeneye kubona mu rubyiruko rwacu bimeze gutyo. Urumva nta wakwanga kubona umwana w'u Rwanda, umukobwa w'u Rwanda cyangwa umusore w'u Rwanda ubuzima bwe bwubakiye mu Mana. Dore ko ari n'iterambere ry'igihugu cyacu. Satani mission yiwe ni ukudusenyera igihugu atwangiriza urubyiruko. Ariko umugambi w'Imana ni ukutwubakira igihugu, ubumana bugaragara mu rubyiruko ndetse n'abakozi. Byareka kunezeza gute se ko mukunda?
ntabwo byaba ahubwo nababara mbona yagiye mu bibi ariko mu gihe mbona ari mu nzira nziza y'umurongo mwiza w'Imana ni ibyishimo kuri njye aho byaba byaranyuze hose ariko ni ibyishimo kubona yego abantu bafite ukuntu bafataga umuntu yego kutari kwiza akaba ari kugaragara mu zindi nzira nziza zihesheje Imana icyubahiro. Yego hari mugenzi wanjye yarambwiye ngo mukubarize ikibazo inshuti yawe Rukundo wo mu kibaya cya Rukundo Empire ngo yagize amatsiko ariko nizere ko ari icyanyuma kuko ni icyanyuma n'icyambere kibanziriza icyanyuma uyu Rukundo rero ngo yagize amatsiko urumva ubwo umunsi hakorwaga urabizi ko hari haciye iminsi umuvandimwe Pastor Claude apfushije umubyeyi nubwo abantu bakunenze kuba utaragiye ngo kumutabara ibyo byo ntitubigarukayo kuko byo bagombaga kukunenga. Babwiwe n'iki ko ntagiyeyo se? Ntabwo wagiyeyo. Kujyayo no kwiyereka isi ko nagiyeyo? Ntabwo wigeze ugaragarayo. None se ni ngombwa ngo ibikorwa ngiyemo byose niyereke isi ko nabigiyemo? Wagiyeyo muri bwa buryo bw'umwuka? Nshobora kuba ahantu mu buryo bw'umwuka cyangwa haba mu buryo bw'umubiri. Wagiye gutabara Pastor Claude mu buryo bw'umwuka? Cyane rwose nari mpari. Oya utaza gutuma Pastor Claude nawe yarakwihanangirije ati Pastor Claude agiye kumutabara mu buryo bw'umwuka uragenda ugerayo. Nawe uri wabarateruye umurambo wa papa Pastor Claude? Oya. Nkuko ateruwa gogo. Oya umurambo nagombaga guterura n'uwa gogo. Wa papa Pastor Claude kutawuterura. Reka hariya nigereyo nguruka nitambukira mu kireraho. Ugiye gukora yiki? Ngiye gushyigikira. Inde. Wari ugiye gukora yiki? Ngiye gushyigikira umuntu w'Imana mu rukundo rw'Imana nyine. Ugenda gutyo akabana bagenda mu mwuka babyita kugenda buzimu. Reka. Ubu nshobora kuba nicaye aha. Twe ntago tugenda buzimu. Kareka ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Twe tugenda mu bumana kandi ibyo nta muntu bitabaho. Ushobora kuba wicaye aha ngaha urumva? Umutima wawe uri butari. Nawe bikubaho n'undi muntu wese bimubaho. Ibyo babyita kugenda mu isi y'umwuka. Yego. Rero shobora kuba iki kibiri kitarankundiye ko ngerayo ariko mu isi y'umwuka narindiyo muri pole mwihangane bibaho mu isi turabashyitsi n'abimukira mu isi turabashyitsi n'abimukira magaye abakurikirana izi mbuga nkoranyambaga ko bitabareba ubundi ntabwo bibareba. Uyu Rukundo y'ikibazo arambwiye ngo nkubaze sinacyo nayo ngwaje yambwiye ati ngo wakire gute kubona rero agarutse mu gihe avuye gutabara umubyeyi we arangije araza ngo agakora icyo bita kwihenura kuri social media akaba ati rero ngo buri muntu wese ngo waba waravuze ku mubyeyi wanjye ngo wese ngo nifurije ko ngo umuntu wese warakoze ikiganiro ku mubyeyi we ngo agamwifuriza ko yapfusha. Aho gati ngo amwifuriza gupfusha ngo umuntu wese ngo uzi ko ngo yakoze ikiganiro kuri ngiye ngo naye mwifurije ko yazapfusha. Urashaka kumbaza icyo mbivugaho? Ikibazo cyane ariko kukibaza nabi. Nzana nyibaze neza. Ni icyo kimwe cyonyine. Ikibazo rwose. Nuko nizere ko utari bugende iki kibazo. Ni ikibazo cyonyine gusa. No kuvuga ngo Pastor Claude ya mbere yuko apfusha papa we hari abantu bagiye bamukoraho ibiganiro. Sibyo? Na nyuma yuko apfushije papa we ubwo ni nka hari se wabo mbere akimara urumva yashyinguye kwa gatandatu yashyinguye ku cyumweru kuwa mbere ahita aza aravuga ngo umuntu wese uzi ko yankozeho ibiganiro mwifurije nawe gupfusha n'ikiriyo cya papa we kitararangira. Hanyuma nkawe Pastor Claude umufata gute kuba afite abantu ashumbye ari umushumba akaza akavuga ibyo bintu kandi azi ko hari abantu yenda bahagarariye ese muri rubanda imbaga nyamwinshi rubanda yenda ashobora kuba ayoboye ni nk'iki yenda wowe Pastor Claude ucyumva ko yavuze iryo jambo ni nk'iki we nawe dufata nk'umushumba ni ukuvuga ngo ni nk'iki wabivugaho? Pastor Claude mu mahitamo ye no mu burenganzira bwe bitewe n'ibimurimo n'amarangamutima ye yemerewe kuvuga icyo ashaka no comment. Yego. Ariko ngiye nkanjye Mama Chance ndahera kuri abo bamuteraga amabuye yapfushije ntago bikwiye umuntu mu gihe yapfushije kumwishima hejuru no kumushinyagurira waba umwanga umenye neza ko ibyo byamubayeho nawe ejo byakubaho mu isi dutuye ntago isakaye umuntu wese yamuvira ugapfusha. Yego. Hanyuma tugarutse rero kuri papa Pastor Claude ngiye Mama Chance icyo namubwira ni yihangane. Yego.
ababarire nta kundi muri iyi si mu byago byacu cyangwa mu makuba yacu bitwereka abo tubana abo turi abo ari bo bitwereka abadukunda baza kudufata mu maboko bikatwereka n'abatwanga batuvugaho icyo bashaka rero icyo namubwira nakomere yihangane mu byago bye kuba abantu baramubwiye ibintu bikamubabaza bigatuma nawe aza kugaragaza umubabaro we naho w'ibyo yivugiye n'amahitamo ye no comment hanyuma gusa ikindi narenzaho muri rusange muri iyi si icyo ubibye nicyo usarura ubwo bivuze ngo Pastor Claude icyo ari kubiba nicyo azasarura oya kuki sumvugira uwo ni wowe ubivuze niyo rero uyu nguyu njyewe urumva ntago ari Pastor Claude gusa nta nubwo ari nanjye gusa ni twese muri rusange nawe n'abadukurikirana icyo ubibye nicyo ugira gute usarura iyo ubibye ibyiza usarura ibyiza iyo ubye ibibi usarura ibibi wihita rero utera comment kuri Pastor Claude iyo mvuze gutyo simba mvuze Pastor Claude simba mvuze abamuteye amabuye mba mvugiye muri rusange nanjye ndimo nawe urimo hanyuma agira gutya kubiba imbuto nziza kugira ngo tuzasarure ibyiza agira gutya haza kuvamo umuntu umwe amutwerera inote y'ibihumbi 10 uri kumva amutwerera inote y'ibihumbi 10 ari kumutabara kubera ko yari yapfushije se wabo Pastor Claude arangije gutya akanda akanyenyeri amusubiza ibyo bihumbi 10 ariko wambabariye koko mweretse kumujyana mu matiku ukajya ureka gukunda amatiku twe kumujyana mu matiku rwose pfa kumusubiza ariko rwose Pastor Claude mu mahitamo ye yemerewe gukora ibyo ashaka yakwakira yabibasubiza ikibazo cyumvikana oya reka naninanira oya mwiyorere kanjye mwibariza oya mwiyorere kamwibariza uyu nguyu urukundo mwihora bari kukuzana amatiku kandi njye wabonye ko twiganira ijambo ry'Imana turanigisha ikibazo cyanyuma ngiye kukubaza mama Chance rero urabona ubu ngubu aho tugana mbabare ukinsubize turi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2025 uyu mubyeyi turi kugana mama Chance mu kwezi kwa 10 yatugejejeho inkuru yuko atwite turi kwibaza tuti ukwezi kwa 11 kugeze hagati hari n'abakeneye kugura amata y'umubyeyi hari abakeneye kwita izina umwana aravuka ryari twitegure ryari reka ntago umwana wanjye bazamwita ahubwo nge ninjye wabahaye izina yitwa Rukundo yitwa Rukundo n'umukobwa n'umuhungu reka ni abahungu 2 n'abakobwa 2 kwari 4 ni 4 nyine nibo ntwite niko navuze yego ubwo umwe azitwa Rukundo undi yitwa nde bose bitwa ba Rukundo ahubwo andi mazina arengaho bitewe na buri mwana ubuzima bwazabaho kwisi nkababazwa cyane rero n'abantu baza bakabigereranya n'ibi ngibi amwe bati ngo umwe ngo yitwa Buravani ngo ni ngo yitwaga Jay Polly ngo ni bakamwita sinzi undi mukobwa ba Gogo urumva ngo undi ngo wari usigaye ngo ni Jackie ngo akaba arinda ngo iri gushaka kuvamo ngo agashaka gukira na Jackie nawe yarabyihamirije nakubwiye kandi mbwira n'abadukurikirana abatuye isi buri wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka nk'uko abyumva abana bawe uko ari 4 hari waba ufitanye isano na Jackie none se navuze ko ntwite kandi mbabwira ko nimbyara nzabatangariza umwe muri abo bana ntwita abandi nkabahisha none kubera iki yego ushaka ngo ibyo abantu bari kuvuga nanjye abari wo murongo ngenderaho kandi buri wese afite amahitamo ye kuri iyi si ngewe icyo navuze nuko nimbyara nzabireka umwana umwe mbatangarize ko nabyaye yego nkuko nababwiye ko ntwite mbabwire n'itwita ryanjye nicyo bishatse kuvuga kandi ibyo bizaba muri kuno kwezi kwa 11 byaba kuri 30 byaba ku itariki 28 byaba ku itariki ntazi ndabizi se ni ibanga ryanjye kuko umubyeyi yego kubyara kwe bibirenwa nawe n'Imana n'umuganga wamupimye abandi ntibabinabareba icyo abandi baba bagomba kumenya no kumenya ngo se umubyeyi yabyaye bazima se bapfuye babayeho n'ibyo rero naho abantu bo uko bavuga nibashake bazavuge ko abapfuye bose mbatwite nibashake bazavuga ibiki ibyo ni ibyabo ni amahitamo yabo umuntu wese yemerewe kumvugaho icyo ashaka mu mahitamo ye no mu burenganzira bwe kandi nge kuri ibyo byose nta komenti yego reka dusoze gutya rero nashimishijwe nuko mu kiganiro wakoranye na Rukundo wasomyemo ijambo ry'Imana ariko muri ijambo ry'Imana numvishemo akantu kuko ngo umuntu agomba gupfa
sinzi impamvu waba wateguye ririya jambo kuki ari ryo waba wateguye ko uza kwifashisha kwa Rukundo Empire. eh Turakubitwa ariko ntitubabara, turicwa ariko ntidupfa, ahubwo urupfu tugendana n'urw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero sinjya nkunda gusoma Bibiliya mu bantu kuko nahamagawe nk'umuvugabutumwa cyane iyo bibaye ngombwa Imana ikankoresha muri ubwo buryo. Ariko nge Bibiliya nyisoma mu buryo nk'inkomezi y'urugendo, ibyo kurya nk'umutsima nifashisha kugira ngo mbashe guhabwa izindi mbaraga nkomeza urugendo. Rero ntago ririya jambo narisomye kuko narindi mu mwanya wo kubwiriza kuko sinanarivuzeho, ahubwo narisomye ndi gusubiza yego ikibazo narimbajijwe ku nkoni ndi gukubitwa binyuze mu mwuka satanike witwa ikinyoma, gusebanya, urwango biherekejwe n'uburozi bwitwa amagambo. Rero nta kindi narifite kuvuga kuri ibyo bintu uretse gutanga igisubizo cyitwa ririya jambo ry'Imana. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto ibice 7:8, umuntu wese akagarukira aho ashaka. Gusa icyo mbwiriza abantu nujya gusoma ijambo ntugasome umurongo umwe cyangwa imirongo ibiri, ahubwo ujye usoma icyo gice cyose uzajya wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu rugendo rwawe. Kabiri, nuza muri bino biganiro dukora ukumva akajambo kamwe bakaseho kari kwirukanka kamamariza ikiganiro cyose kugira ngo uzucyumve, ahubwo ujye ukurikirana ikiganiro cyose nibwo uzakuramo ibyo ugomba gukuramo bigufasha mu rugendo ubwo wakoze icyo kiganiro n'intego yari afite. Urupfu rufata ute? Urupfu rufata ute? Urupfu ndufata nk'isomo ry'ubuzima, nk'umuteguro wo kurangiza urugendo rw'ubuzima bwa muntu. Ujye ugira ubwoba bwo gupfa? Oya. Gusa ikibazo ngira ni ukuba napfa ntarangije mission yanjye. Mission yafite ni ihe? Mission yanjye yanzanye ku isi ni uguhanura. Rero kuba napfa ntacyo bivuze, ahubwo igifite icyo kivuze ni ukuba nagenda ndangije icyanzanye mu isi, kuko iyo njya ni heza kuruta hondi. Ariko utinya burozi? Ntinyiki? Utinya uburozi, utinya n'abarozi kuko ubushize wawe twari gukana ikiganiro ngo hari akarozi ngo kari kugira, urumva? Ntabwo ntinya abarozi, urumva, ahubwo nanga ko bambangamira. Kiriya gihe nakwerekaga uburyo baje kumbangamira, none se wabonye ibyo dukora tutarabikoze kandi umurozi ari aho ngaho ari gukora ibye. Rero ntago ngewe ntinya abarozi, ahubwo barambangamira. Wiruka kurwana n'abarozi ryari? Buri munsi n'ubu niriwe ndwana nabo. Ntimwaje se mugasanga nacitse intege? Hari ishyirahamwe ry'abarozi bari bishyize hamwe ku Ndoga, cyane cyane banyibasira ku wa mbere, kwa kabiri, noneho byagera kwa gatatu umunsi wo kuza mu itangazamakuru bakanyibasira. Ariko ndashimira Yesu ko ibyo bakora baratsindwa kuko ndi muri kava ya Yesu, y'amaraso ya Yesu. Umurozi wakugoye cyane ni uwuhe mu gihe kuva watanya kurwana n'abarozi? Umurozi wangoye ni uwaje yiyambika isura y'umwana wanjye w'imfura. Oya. Yaje mu isura y'umwana w'imfura? Gute? Akiyambika isura ya Chance, akaza yahindutse Chance angana na Chance, yarangiza akaza gukora ubuyobe bwiwe mu bana banjye. Yarambangamiye, yarangoye. Oya. Yego. Byagenze bite mu masha? Ntabwo icyari cyo gihe cyo kubivuga. Oya, ariko ngende kubyibazaho. Urambwiye ngo yaje ngo yiyambitse isura ya Chance, yangiza akazayakora ubuyobe mu bana bawe. Ku buryo yarazaga akaba yakwicara muri saro, abamusanze muri saro bakagira ngo ni Chance kandi atari Chance. Wese ukabwirwa n'iki ko atari Chance? Ngiye narabimenyaga ko natewe, nkahita njya guhangana nawe. Icyo gihe Chance yabaga ari he? Yashobora kuba yibereye ku ishuri cyangwa yibereye hamwe na bagenzi be. Ubwo se hari igihe waba waravangiye ukaba warwana n'umwana cyangwa ukakwita umwana uzi ngo? Ntabwo icyo gihe urwana. Na Chance nawe arabizi. Hari igihe abaga yicaye muri saro ajya kubona akabona iruhande rwe hicaye undi muntu basa bameze kimwe, bareshya banangana. Akamamagara akambwira ati ma, tuzi ko iruhande rwanjye hicaye umuntu dusa tungana tumeze kimwe. Icyo gihe rero ubwo umurozi nta bundi buryo twamwirukanyemo, twamwirukanishije ibyanditswe. Kuko amasengesho ubwayo ntiyari bumwirukane, pawa y'uwo ndiwe ntiyari bumwirukane, uburenganzira bwa Chance mu kubaho ntibwari bumwirukane, ahubwo twamwirukanishije ibyanditswe. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ntago arongera. Ariko uwo nguwo kabisa, niyo mutekereje ndavuga nti Satani burya ni umurwanyi. Waramukubitaga? Undi murozi unzengereza ni umurozi ukunda gutera abantu yiyambitse isura yanjye. Oya. Hari umurozi ujya utera abantu yiyambitse isura yawe?
yaratsinzwe ariko akenshi iyo tugiye gutangira amasengesho y'iminsi 40 niho hahaguruka umwuka wo kunyita umurozi. Uwo murozi rero umva naramubwiye nti samahane kabisa. Nese umurozi wiyambitse isura yawe yakoze iki cyatumye uhita ubona ko hari umurozi? Yari manyangisha abantu. Byagenze bite? Yakoraga akazi ko kunyangisha abantu. Urabona mu buzima bwa muntu ukaba wiryamiye hano ukahita ubona nk'umurozi akaba bibona mwiyerekwa nkabona ko yambaye isura yanjye yagiye gutera umuntu runaka. Icyo gihe rero bihita bituma mbaza Imana ntiharakorwa iki. Icyo gihe hari uburyo ngiye mpita nemeramo gupfa. Nkahita ngira ubuzima niyambura kugira ngo ibyo bintu bitaba, kandi abarozi barabikora. Akaba yafata iyo sura yawe akajya kuyikoresha ahandi hantu we ntubimenye. Yego. Umaje gupfa kangahe? Ahantu bakunda kubikora bashobora kuza bakica umwana wawe. Yego. Barangiza bakahita bamutaburura bakahita bajya kumukoresha mu bindi bihugu. Wowe kabuzi ko umwana wamushyinguye kandi umwana we mu kindi gihugu ariho. Rero abo barozi bakora gutyo. Ikoro yiyegereza neza. Yego. Abo barozi bakora gutyo n'abarozi bamvuna cyane mu by'ubuzima. Niyo mpamvu ibintu by'ubuzima ngewe mbaho mbitesha iki agaciro. Nta kintu wankangisha kuri iyi si kuko ndiho ku bwa Kristo, mbayeho ku bw'umwami wanjye. Umaje gupfa nka kangahe mu masha? Ngewe se uri kugira ngo wiyambure ubwo buzima kuko uwo murozi yishyize mu isura yawe. Ngewe igihe cyose hari imbaraga z'icyaha zaje kundwanya sabwa gupfa. Gupfa ariko wabigize ibintu byoroshye. Yego ko ni nko guhumbya no guhumbura. Ubundi se mwe ntimupfa buri munsi? Unaka kanya wapfira mu kiganiro. Urapfa. Jya ntago ndapfa. Urapfa nuko utabimenya. Uramutse aka kanya umenye ko hari nk'umurozi cyangwa hari umuntu nyine uri gukoresha iyo sura yawe. Oya, hari abarozi ngiye suzugura nkababona simbabonere na time. Burya umurozi nahaye igihe cyanjye. Uwo murozi abarenze. Nkamugwiza wamuhaye igihe cyawe? Umugwiza umugabuye mu kiganiro gute? Sinakubwiye ko ngiye nta kibazo nzigera ngirana n'abantu kuri iyi si. Mugwiza izina Mugwiza uzwi mu bantu nka Mugwiza. Nta kibazo na kimwe mfitanye nawe, nta nicyo nanamuvugaho, nta nicyo mpfa nawe, nta nubwo nemerewe kumuvuga nabi. Yego. Uriya duhurira mu bumuntu bwo kuba tuva amaraso atukura. Nituvuga umurozi rero ntugire izina ry'umuntu ugira ute uzana. Kuko ngiyo mvuze umurozi nta muntu mbona ahubwo mbona Satani. Iyo mvuze dayimoni nta muntu mbona ahubwo mbona Satani. Kuko ngiye kubona abantu n'ibintu abantu bankorera. Yego. Hari abantu mu buzima bwanjye naba ntakinatekereza. Ese kuki umurozi ahitamo kuza mu isura yawe? Baza mu masura y'abantu benshi. Ubu umurozi aka kanya ashobora kwinjira mu muntu tuzi nk'umukozi w'Imana akicara muri kamera akaroga ubuzima bwanjye akabusebya akabwandarika akabwangiza, mwe mukabona uwo muntu kandi ngewe naba ndi kubona uwo muntu siba ari we mbona ahubwo nkabona umurozi wamwinjiye. Umuntu ashobora kwicara kuri kamera mikoro. Yego. Ashobora kwicara kuri kamera agasebya umuntu akamutaranga akamwangiza akamutangira akamuzamuka, mwe mukaba muri kubona uwo muntu. Nge ndi kubona dayimoni runaka n'izina yitwa. Yego. Umuntu ashobora kwicara kuri kamera akavuga ibintu runaka, mwe mukabona uwo muntu. Nge nkabona umuzimu w'umuntu w'umwuka wapfuye nko muri za 80 ni uri kumukora. Kanga abazimu urababona? Nakubwiye ibyo ushaka kwibona. Rero mu buzima bwa muntu duhuje amaraso duhumeka umukuru. Yego. Nge sinjya mbona umuntu ngo mubonemo. Yego. Uko we abantu batekereza nakamubonye, ahubwo mubonamo urukundo rw'Imana. Niyo yaba ari mu rwango rwa Satani rwo kumukoresha, mba mubona ko ako kanya Satani yaba ari kumukoresha ejo hari ibyiringiro by'uko yahinduka uko Imana ishaka. Nkibaza rero wenda kuri rero uri kuntinza. Oya ntago ndi kugutinza. Wamba bare tukava kuri kamera. Oya impamvu waruvuze ngo hari igihe ngo umuntu ashobora kuza ngo yigize mu ibintu byose uri kubinyuragura muri kubinyuramo, kandi mba numva buri kintu gifite igihe cyacu. Ikintu gifite igihe cyacu, ariko ngewe mfite ikibazo kimwe kiri kukwibaza kuri mwe. Ushaka ko tugenda duha abantu urumva agace k'ikintu runaka agace k'ikintu runaka agace. Reka wenda tuzafata umwanya w'ibindi ubutaha, ariko nibaza iki, hari igihe hari na rimwe wowe nka Mama Chance umurozi cyangwa umuzimu umuntu yari yihindura wowe akaza agakora ikiganiro kuri YouTube atari wowe?
oya ibyo nta nubwo ubwo bubasha babubona ntibabishobora ibyo bintu niyo babikoze babikora rwihishwa nk'uko mvuze ngo umuntu ashobora kwicara kuri kamera Yego. twe tukabona umuntu runaka ariko muri we hari imbaraga ziri kumukorera n'uwo muntu ziba ziri gukoreramo ariko umurozi ntiyatinyuka kwicara ngo yambare isura ajye mu bantu yigaragaze niyo babikoze babikorera mu ngo kandi bakabikora mu buryo bwa rwihishwa ku buryo ibyo bintu nunabibona Yego. utabibona mu buryo buri rusange bw'umucyo ahubwo ubibona mu mayobera y'umwijima yego so reka nsoreza ahangaha ubwo ikindi nzakimubaza ubutaha ni icyo nashaka kubaza ariko reka tuzagikora ubutaha nk'uko ubivuze tuzabiganiraho ubutaha ikindi nashaka kukubaza sibyo so reka mushimire rero wakoze tubwire abantu gukora subscribe kuri Mama Chance TV cyangwa se Mama Chance official kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane se Mama kutajya uvuga nimero ya telefone no kubera iki nimero ya telefone nyine hari ukuntu iyo utanze nimero abantu bahita bahamagara ari benshi ariko ku kiganiro kuri Mama Chance official bihari naho ngaho ushatse wayishyiraho nta kintu biba bitwaye yego ariko nyine mba numva atari byo ngombwa dusoze n'isengesho nta kibazo sawa Mana uri mwiza ntawe uhanye nawe byinshi bituruka muri twebwe ibyiringiro ni kuri wowe n'ubushake bwawe kugira ngo icyo ugambiriye mu kubaka ubwami bwawe mu buzima bwa muntu gikorwe twakwemereye nawe urabyemera bigenda uko nguko Mana twebwe nk'abantu tubibona bihita kuko twakwemereye ariko wowe uzi icyo ugomba gukora intego nta yindi ni ukugira ngo dukomeze urugendo tuzagere mu bwami bwawe amahoro urakoze Kristo mwiza kuri kumwe natwe kandi ukomeje kubana natwe igihe kiraduhagaritse ariko wowe ntujya uhagarara komeza umurimo wawe mu bantu bawe icyo nifuza kandi wantumye ni ukugaragaza impinduka mwami Imana mu bantu bawe iyo mpinduka ukayigaragaza kuri buri wese umuntu akisanga yahindutse rero aba bagabo aba bamama aba basore aba bakobwa nyemerera data icyari ubwami satanike gisenyuke ubwami bwawe buze kuri buri muntu wese izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dufunze amarembo y'ikuzimu mwami Imana nyiringabo ahubwo ijuru ririfunguke kuri buri wese kugira ngo ukomeze Kristo aba ari wowe wihesha icyubahiro mu mugambi wawe mwiza urakoze kuko ujya wumva gusenga ni mu izina rya Kristo duseze twizeye amen. Sarakoze cyane.